Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo yo kuwa gatanu y'icyumweru cya 16 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 3 umurongo wa 14 kugeza kuri 17. Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 13 umurongo wa 18 kugeza kuri 23. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Uhoraho avuze atya: Nimungarukire mwanyoko y'abahakanyi mwe, kuko ari njye mutware wanyu. Nzagenda mpabavana umwe mu mujyi, abandi babiri mu muryango, maze mwese mbajyane i Siyoni. Nzabaha abashumba banogeye umutima wanjye, maze babaragirane ubushishozi n'ubwitonzi bwinshi. Icyo gihe nimumara kororoka mukagwira mu gihugu, uwo n'Uhoraho ubivuze, ntawe uzaba akivuze ngo ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho. Ni koko, ntawe uzawutekereza, ntawe uzongera kubwibuka cyangwa ngo bwiteho, ntawe uzababazwa n'uko butakiriho, ndetse nta n'uzongera gukora ubundi bushyinguro. Icyo gihe Yeruzalemu izitwa intebe y'Uhoraho, kandi ayo mahanga azareka gukurikiza inama z'imitima mibi yayo yanangiye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu yabwiye abigishwa be ati: Mwebweho rero nimwumve icyo umugani w'umubibyi uvuga. Umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ariko ntaryiteho, ameze nk'imbuto yabibwe iruhande rw'inzira. Sekibi araza akamukuramo icyari cyabibwe mu mutima we. Imbuto yabibwe mu rubuye isobanura umuntu wumva ijambo, ako kanya akaryakirana ibyishimo, nyamara ntirimucengeremo ngo rimushingemo imizi, kubera ko ahora ahindagurika. Iyo hadutse amagorwa cyangwa ibitotezo bitewe n'iryo jambo, agwa ako kanya. Naho imbuto ibibwe mu mahwa yisobanura umuntu wumva neza ijambo, ariko imihihibikano y'isi n'ibishuko by'ubukungu bigapfukirana iryo jambo rigapfa ubusa. Hanyuma imbuto ibibwe mu gitaka cyiza isobanura uwumva ijambo akaryitaho. Uwo arera akabyara imbuto, umwe 100, undi 60, undi 30. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.